Suje kandi nguhaye ikaze ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo mwebwe duhuje amakuba n'ibyago byo muri Kristo Yesu tukaba dusangiye n'amahoro n'urukundo rwe rwishi nimutwikirwe no kugirirwa neza nawe hanyuma imibiri yanyu umwuka wanyu ubugingo bwanyu ubutunzi bwanyu ibihugu muherereyemo Uwiteka abibarindiremo mubigiriremo amahirwe n'imigisha iva kuri we kandi Uwiteka basakaze ubwenge bwe n'umutekano we nibyo mbatuyeho nk'umushumba kwera kw'Imana kubatwikire nje mu kiganiro cyitwa Gospel Talk. Njyewe nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'umuntu wese wumva ururimi ndi kuvuga umenye yuko turi bamwe turi umwe muri Kristo Yesu. Nakiriye Evangeliste Masengesho mukozi w'Imana rwose Imana ihagurukije muri no minsi ngo akora imirimo myinshi igiye itandukanye. Waramutse neza Yesu ashimwe. Rero ndakwakiriye kugira ngo twinjire muri iki kiganiro tuganira. Ni ikiganiro cyiza dufite topic ivuga ngo mbese ko tuvuga ko hari abantu bakorera imbaraga z'umwijima, pasteri avuga butumwa abashumba abapotre abanyamasengesho abaririmbyi bura nubwo turebera mu kirere cyaho turi nk'abashumba ariko hari abaririmbyi bakorana na Satani. Yego. Hari abanyamasengesho bakorana na Satani. Boundaries cyangwa se imipaka yaho batagarukira ubundi ni hehe kubinjira mu kirere bagahanura bakabwiriza bagakora imirimo n'ibitangaza ni he batagarukira ku buryo udukurikiye yamenya ngo burya aba bantu ziratontoma ariko ziraziritse. Yego. Turagushima Imana yaremye ijuru n'isi. Ubuntu bwawe n'urukundo rwawe bibane natwe kandi umwuka wera tuyobore. Hallelujah. Abumva ntibumve gusa ahubwo banumvire. Amen. Tuba dushaka gukora ibiganiro imyuka mibi gasohoka mu bantu. Ihubi ry'abadayimoni rikabavamo imbaraga z'umwijima zikababisa kugeza ku rwego bumva bakeye mu mitima no mu bwonko no mu bwenge. Hanyuma rero umwuka wera kicaramo ubwami bwa Kristo bukima muri bo maze imbaraga z'Imana zigakorera muri bo tukazabana muri burya bwami. Uko nicaye hano icyo naringamije mwuka wera nabisohoze kugira ngo twese duhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ngira ngo hari ntabwo nza gutinda. Ni byiza yuko abantu bamenya yuko hari abantu bakorera Satani mu izina rya Yesu bambaye ishusho yo kwera bahakana imbaraga zako. Yego. Twarabisobanuye buryo umuntu yambara ishusho yo kwera agahakana imbaraga zako. Rero abo bantu bakorera Satani ariko ari ibirura byiyambitse uruhu rw'intama. Ndaza kugira ngo wenda abantu bajya bavuga ati ariko se ubundi ibyo bintu bibaho birashoboka bafite imirongo yabo bakoreramo ariko se ijambo ry'Imana ribavugaho iki cyangwa ni mwebwe muba muri kubeshya? Kuko burya Robert njya mbona turi guhangana n'intambara ikomeye turi kubwira abantu tumeze nk'abari kubakura sinzi ibintu biri ku maso donc nk'uko umuntu yaba yambaye ikimaske babyita guhonorora. Ni nko guhonorora mu maso tinyamuneka turabinginze nimurebe kuko jambo ry'Imana mu byahishuwe riravuga ngo nabonye ko nta mirimo mwakoze ikwiriye rwose imbere y'Imana yanjye. Hari abantu bamaze igihe bahubikwa bamara igihe bahubikwamo ibintu bambikwa ibintu basigwa ibintu byo kugira ngo ababareba cyangwa babasiga banoze umurimo wabo muri bo ariko mu by'ukuri atari Kristo bari kubwira. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu narimvuze ngo biratugora cyane kuko ubu hari n'umuntu wavuga atari ko subwo umuntu yavuga mu izina rya Yesu kandi yakorera Satani. Ubundi mbere ngo bari barabatubeshye ngo umuntu ngo atingo ngo abantu bakora Satani batinya kuvuga mu izina rya Yesu ngo ntago bavuga ngo umusaraba wa Yesu ngo uzavuge kuvuga ngo mu izina rya Yesu ngo uzavuge ngo mu izina rya Yesu ngo uzarebe yewe data we utwo n'utuntu toto nkuko utarubizi kuko utarubizi ko waba uri hano ngo uvugane n'umuntu uri muri Amerika. Umuntu ari kubikubwira utari kwemera ko bibaho uyu munsi ukabubona muri kuvuga noneho munareba. Umupasiteri umwe avuze ngo ibyo bintu ngo byayi iminati ngo muri kuvuga iminati ngo yatoranya ngo abantu b'incakarafu nkamwe sawa nyine iri minati ntago ariyo tugiye gusobanura ariko turagira ngo tubabwire yuko ibyo mwibwira ubwami bw'umwijima cyangwa se umwuka w'Imana uko ijambo ry'Imana rivuga ngo yaretse abanyabwenge ahamagara abaswa kugira ngo akoze isoni abanyabwenge ni nako na Satani
areba ikiri muri wowe, kuko ikiri muri wowe gitandukanye n'uko tukubona. Umuntu si inyama n'amaraso, umuntu ni ikimwihishemo. Niyo mpamvu rero isi y'umwijima ishobora kureba umuntu, wa muntu w'incakarafu, uwo mwita incakarafu cyangwa uworoheje, Satani ashobora kumutoranyiriza kugira ngo azamuzanire abo boroheje, kuko nta bugingo bworoheje imbere ya Satani cyangwa imbere y'Imana. Ubugingo bwose burangana. Ariko ubu nka wa muvandimwe wo mu giti, yego, iyo atavugirizwa induru, ubu ngira ngo abasigaye ajya no mu gicu. Ashobora kuba wenda bageze nko mu mazi cyangwa n'ahandi. Mu mazi yari yaragezeyo, tahana ubu aba ari mu isanzure. Ariko dushimira Imana basi, nubwo nyine ubwo bunzaniyemo ibindi bintu byinshi. Nakuvangira komeza. Bitandeba abantu b'abagabo bitwaga ko bari mu ivugabutumwa, wagira ngo bari kuvuga ibyiza, ariko bakajya inyuma y'inkozi y'ibibi bakayifana, bakabwira n'abantu bose ati uyu ni umuntu w'Imana. Ariko narabimenye ko na wa musazi cyangwa se umuntu wari utewe na dayimoni ngo yajyaga inyuma ya ba Pawulo, akagenda avuga ati uyu aba ni abakozi b'Imana, nyamara bari kubabwira iby'ukuri mu bubahe. Pawulo aramureba arabategusha, ibi nabyo birakabije. Dayimoni muvemo mu izina rya Yesu. Imuvuyemo ni ukubera iki? Ngo abo yungukiraga bari baramutumye, ngo bahise babajyana mu rukiko. Ati nta kintu yazongera kutumarira, batukuriyemo ibintu. Kuki batari baramubujije nimba ba Pawulo baravugaga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ko ba nyiruriya muntu wari utewe na dayimoni bamubonaga kagenda ahamenya ubutumwa bavuga? Ni ukubera iki batamukuye inyuma ya ba Pawulo? Ariko ba Pawulo bamwirukanamo dayimoni zimutera gukora ibyo, akaba aribwo bajyanwa mu manza. Abantu ntabwo bazi kata iri hano hanze. N'amadivanta akorwa, n'amadivanta agenda akorwa ahantu hagiye hatandukanye. Ntabwo abantu bazi agakino abantu bari gukinwa hanze aha ngaha. Wa muniga kaho ngo ni wa muniga w'ibirere, wabonaga abahamya afite, none batahaba babura guteze. Umukozi w'Imana mumwemere. Ese ubundi aha ni twikomereze. Ndashaka ko tuza gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo tugendane. Iri jambo ni mirongo igera nko muri 10 n'ingahe, ariko ndagira ngo tuyisome umwe ku wundi. Ni urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, igice cya 11. Turasoma duhere ku murongo wa mbere. Hari titeri y'ijambo ivuga ngo intumwa z'ibinyoma. Intumwa z'ibinyoma. Ubwo mu Cyongereza umuntu yavuga ngo iki? Apostles liars. Ni nk'abo ngabo. 11 umurongo wa mbere avuze ngo icyama mukanyihanganiraho hato ku bupfu bwanjye, nyamuneka nimunyihanganire, kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana. Kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Iyo turi kuvuga ibi, ni iki kidutera kubivuga? Ni ukubera ko dushaka ko muzashyikira Kristo mutunganye rwose, mutaburaho na gato, mufite ibyangombwa byose, mudafite ibizinga. Hari umugeni ujya gushyingirwa, ariko akagenda kubera wenda bamumakiye nabi, bamusize nabi, ukabona ibifondote hano byomotse, ukabona hano ntihasa na hano. Nyine isaha irageze baragiye, ariko nyine ukabona mu gice kimwe cy'umunwa hano n'igisa n'icya hano, ukabona nyine hano bimwe byazamutse, agafata amabere urumva, ukabona hari ukuntu bitameze neza. Twe turashaka ko muzashyikira Kristo mwujuje ibyangombwa byose, isura yanyu ikeye, ubugingo bwanyu bukeye, imibiri yanyu irinzwe, ubuzima bwanyu bwuzuye. Pawulo aravuze ngo impamvu naho mwapfata nk'umupfu, mwihanganira ubwo bupfu bwanjye ngiye kuvuga, kubera ko iki gitumye ngiye kubuvuga nuko nabakwereye umukwe umwe, kandi nshaka kuzamubashyikiriza mwuzuye, mumeze nk'umwari watunganijwe neza rwose. Robert, Imana yadushyiriye hano
kubungabunga umubiri wa Kristo ari nawe mugeni wa Kristo, Yego. ngo azamwishyire adafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Mufate agasabune mukarabe, dore turakabazaniye. Mufate amavuta mwisige. Mufate telefoni mushyire ku matwi yanyu, mubaze amakuru, mwumve amakuru y'umukwe wanyu aho ageze. Tuje kubabwira ukuri. Kandi ijambo ry'Imana ryarabivuze ngo muri iki gihe hazahaguruka intumwa z'ibinyoma kugira ngo ziyobye n'intore nimba bishoboka. Ubwo rero wirinde wantorewe utayoba mu bandi. Ubwo benshi birata iby'umubiri, nanjye ndabyirata, ndasimbutse munyihanganire. Kandi yaravuze ngo kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye, mukakira uwundi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye ko mumwihanganira mubikunze, ariko nge ko mutanyihanganira. Kandi nibwira yuko izo ntumwa zikomeye cyane zitandusha na hato. Nubwo ndi umuswa mu magambo, sindi umuswa mu bwenge, kandi ibyo twabirekeye muri byo ngo kandi ibyo twabiberekeye muri byose imbere ya bose. Nubwo ndi umuswa mu magambo, ariko ntabwo ndi umuswa mu bwenge bw'Imana. Nubwo ntafite urucaci ruremereye, nubwo ntafite amazina aremereye, ariko sindi umuswa mu bushake bw'Imana. Yego. Ese bo ko mubihanganira, ni iki gituma bavuga ukuri bo mutabihanganira? Aba batwara utwanyu ko mubihanganira, aba baka utwanyu bakoreshejwe uburiganya ko mubihanganira, aba baka iyo ibitambo ko mubihanganira, abo musengera mubanje kuyabaha ko mubihanganira. Ni iki gituma twebwe tubabwira, tukababwirira ubuntu ijambo rya Yesu Kristo ribaruhura, ribasabanya imitima yanyu na Kristo. Niki gituma mutatwihanganira? Kandi ibyo twabiberekeye mu ruhame kugira ngo hatazagira umuntu ugira icyo yitwaza imbere ya bose. Imana ishimwe cyane. Ndaza kugera cyane cyane aho naringambiriye, ndagira ngo mubanze mubyumve neza. Mbese ye nakoze icyaha ubwo nicishije bugufi ngo mushyirwe hejuru? Mbabwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana ku buntu. Ni icyaha twakoze ubwo twicisha bugufi ngo mwebwe mushyirwe hejuru, ubutumwa tukabubabwira ku buntu? Imana itugirire neza. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Nanyaze ayandi matorero, mbaka ibihembo kugira ngo mbone uko ngaburira mwebwe iby'Imana. Hari amatorero tuba twanyaze kugira ngo tuze kugaburira mwebwe, bamwe na bamwe tutanazi. Hari amatorero tuba twanyaze, y'amafaranga tuba turi gukoresha kugira ngo ibiganiro bisohoke n'uyu mwanya, twakabaye turi kuwukoresha kugira ngo amatorero yo mu rugo rwacu nayo amererwe neza, ari yagizwe n'abana bacu n'abadamu bacu ndetse n'abafamiliya bacu n'inshuti zacu. Ariko hari ibyo tubanyaga, tukirengagiza kuba twaganira n'abana bacu, twagira ibindi by'iterambere kugira ngo tugaburire mwebwe. Ese tuba tugira nabi inshuti z'umusaraba? Kandi ubwo nari kumwe namwe ngakena, sinagize uwo mbera ikirushya, kuko bene data bavuye i Makedoniya bankenuye muri byose, nirinda kutabaremerera, kandi nanone nzakomeza kubyirinda. Ni ukuri kwa Kristo kuri muri nge, ntawe uzambuza kwirata ntyo mu mahugu yo muri Akaya. Kuki? Nuko mwebwe ntabakunda biza Imana. Mbese ko ntabaremereye? Nuko ntari kubishobora? Ese icyatumye mbikora nuko ntabakunda? Nimba ari uko ntabakunda hari ikindi kibitera, ibyo ngo biza Imana. Imana niyo yatanzeho umugabo. Hanyuma 12 yavuze ngo ariko ibyo nkora nzakomeza kubikora kugira ngo
nkure urwitwazo ku bashaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata. Bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya, bigira nk'intumwa za Kristo, kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Imana idufashe. Nashakaga kubabwira, twari dufite topike ivuga ngo mbese ni izihe mbago abakorera Satani mu izina rya Yesu badashobora kurenga? Ijambo ry'Imana ritubwiye iki? Riratubwiye ngo nubwo hariho abakozi b'Imana, nkuko natangiye mbabwira mbasobanurira ibyo Pawulo yagiye avuga, ngo ariko hariho n'intumwa z'ibinyoma zibabwiriza ubundi butumwa, mukakira undi mwuka utari uw'Imana ariko muzi ko ari uw'Imana mwakiriye. Ibi bintu ntabwo bibayeho uyu munsi, birumvikana ko na kera byari biriho. Hanyuma rero aravuga ngo na Satani ubwe ashobora kwihindura nka marayika w'Imana, ngo byoroheye n'abakozi be. Si igitangaza ko n'abakozi be bicisha bugufi bakigira nk'abagabura iby'Imana, ariko atari iby'Imana bari kugabura. Bene data nshuti bakundwa, bavandimwe muri Kristo Yesu, yego, icyo nshaka kugira ngo tubagaburire ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ry'ukuri. Ariko kuko Yesu yaje mube abe ntibamwemere, akabazanira ukuri, akaza ari umucyo, bakamwanga, bakanga ukuri bagakunda ibinyoma, bakanga umucyo bagakunda umwijima. Dore nanone n'ubu ngubu abakeya yasigaje ntabwo muri gushaka kubumva. Satani wihinduye nka marayika w'umucyo kubera ko yahawe ubushobozi inaha. Mwibuke aza akabwira Yesu ati rero buri isi yose narayigabanye, niwemera ugapfuka mukandamya ndaza kuguha iby'ubu butunzi bwose. Yesu yaramubwiye ngo handitswe ngo ntugapfukame, ntuzagire indi mana upfukamira, uzapfukamira Imana yawe yonyine. Nshuti z'umusaraba wa Yesu, nagira ngo murebe aba bakozi ba Satani bari ahantu hose. Kandi nimba Satani abasha kwihindura nka marayika w'umucyo, abakozi be noneho bo ashobora kubaha ubushobozi burenze ubwo. Kuko iyo Satani cyangwa se imbaraga z'umwijima zambaye isura y'umuntu, zibasha gukora ibikubye ibyo zakabaye zibasha. Buriya imbaraga za Satani ni ubugingo bw'umuntu. Iyo Satani abonye uko yinjira mu bugingo bw'umuntu, abasha gukora ibirenze ibyo yari gushobora atari muri ubwo bugingo bw'uwo muntu. So ni ukuvuga ngo rero bene data, imbago z'abariya abantu bashobora gukora ibintu byose, icyo batashobora ni ukugeza abo bayobeje mu ijuru. Ikintu batashobora, imbago zabo aho zigarukira, ntibashobora kugufata ngo bakugeze mu ijuru. Nashakaga kuvuga iki? Hari abantu tubwira ngo aya madini ni amadini y'ibinyoma, nabo ubwabo bakaba barimo ari ibinyoma, bari kubireba ko harimo ibinyoma, bagakomezanya kwizera kw'ibinyoma nyine kuboze, kubabwira ngo mwebwe ngo mupfa kuba muzi Imana mukorera, ngo nimugumane, ngo nimugume hano, ngo ni akazi kabo, ngo bariya babikora, ngo mwebwe mupfa kuba muzi Imana mukorera. Ariko Zaburi ya mbere ivuga iki? Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, niyicarane n'abakobanyi, amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Nabwiye abantu ngo ntibishoboka yuko kapita wa Satani yandikisha mu gitabo cyo mu ijuru. Ntibibaho. Ibyo bintu ntabwo bikunda. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubwoko bw'Imana buzarimbuka buzize kutamenya cyane. Kuba utabizi ni ikibazo, no kuba wabyumvisha ukabyirengagiza ni ikibazo. Icya gatatu, abantu baravuga bati se aba bantu bose baba barayobye? Na dogita runaka yaba yarayobye? Na potere runaka yaba yarayobye? Na bishop yaba yarayobye gute se? Nyamara ijambo ry'Imana riravuga ngo yahamagaye abaswa bo mu isi ngo akoze isoni abanyabwenge. Kandi abavuga ngo mwami mwami si bo bazagera mu bwami bwo mu ijuru, kereka bakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Bari abantu ntibashobora gukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ntibashobora gufata umuntu ngo bamugeze mu bwami bw'Imana cyangwa bamugeze aho Imana ishaka. Icyo bakora ni iki? Ni ukukuzitirira mu ruzitiro rusize irange
ariko inyuma rucinyije amagufa ya bagenzi bawe. kandi umwuka uturuka muri ya magufa ya bagenzi bawe, ndavuga abo barimbuye bakabaroha Gehinomu, ntushobora gutuma uko barimbura benshi niko imbaraga zo kuyobya abandi zigenda ziyongera. urwo ni rwo rucuruzo ruri muri Babuloni. Bibiliya ivuga ngo hari abantu bacuruza imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo. kubera ko uyu munsi twongere tubabwire ngo aba bakozi ba Satani bihinduye nk'abagabura iby'Imana, ntabwo ari undi mwete bahawe amafaranga yo kugira ngo baze kuyobya abantu. uko barimbuye abantu ni nako amafaranga baba bari kugenda bayakira. niyo mpamvu muzabarebe icyita rusange cyabo bagomba kuba ari abakire, bagomba kuba ari abakire. ariko Yesu yavukiye mu kiraro cy'inka n'abakozi be, yarababwiye ati mwige kubana n'ibyoroheje, ariko bariya ntibabana n'ibyoroheje. kubwira ati nta mukozi w'Imana utaha aho hantu, nta mukozi w'Imana ugenda n'amaguru. kibaza Eliya yagendaga na vewiti zingahe? hari n'abagira ngo amabodyguard. kibaza Petero yari afite zingahe? abantu ngo bakarebera Imana mu by'Imana ngo mu byo batunze. Imana yawe ngo n'umukozi w'Imana arakomeye, ngo Imana yamuha amamodoka, amuha amazu, yamuha ama etaje, ngo urango arakomeye, ngo afite amavuta hejuru, ngo afite za viza zihoraho, ngo agenda uko ashaka. No, ntabwo icyo ari igipimo. Kwese ngo ko nahandi ngo bamutumiye ngo kandi ngo bari abantu tuba tubona basenga. No, ntabwo icyo ari ikimenyetso cy'uko umuntu akorera Imana. abakozi ba Satani nibo benshi. muri yararirimbye avuga ngo abakozi ba Satani baragwiriye barwanya Uwiteka, ariko ngo tuzabanesha twizeye izina rya Yesu. umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba wa nkurikire. ku muntu nashaka gukunda ubugingo bwe hazabubura, ariko natabwitaho ku bwanjye azabukiza. rero bene data nshuti z'umusaraba, hari imbago abo ngabo mwakurikiye badashobora kuzarenga, ntibashobora kuzakora ikosa ryo gutuma mugera mu bwami bwo mu ijuru. ntibashobora kuzakora ikosa ryo gutuma mukora iby'Imana ishaka. icyo bazakora bazatuma mukora ibyo bo bashaka. hari umwuka, nongere mvuge ngo uwo Pawulo yandikiye Abefeso mu bice 6 umurongo w'10, ubashoboza musenguka bavugisha mukagira ngo ni Imana ibavugishije. mwaryama ukabarotesha mukagira ngo ni Imana ibarotesheje. yaba wabasezeranya ugasohoza bimwe na bimwe mukagira ngo ni Imana ibisohoje. ariko nawe wakabaye ubyitegereza. ni gute Imana ikubwira ngo izakugaburira ibyo kurya wari ushonje, ibyo kurya utariye na kabiri, bagahita bagukura ku munyu n'isukari? ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo umugisha Imana itanga uzana ubukire, nta mubabaro. yongeraho. ni gute Imana iguhaye urugo ugakora divorce utaramara n'imyaka 3, warangiza ngo ni Imana yabivuze? wowe iyo Mana nibyo koko hari yabikubwiye, iranabikora urarwubaka, ariko se urugo Imana isezeranya rumara imyaka 3, ukabyara abana utazarera? nshuti z'umusaraba, hari ibyo mukwiriye kumenya mugasobanukirwa. nimba ijambo ry'Imana ritubwiye ngo abavuga ngo mwami mwami sibo bazagera mu bwami bw'ijuru, kereka abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi ngo mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe. ariko uzi ko abantu bazavuga ibyo bintu ari abantu isi y'umwijima yarokirise batabizi. hari abantu bakorera Satani batabizi, akaba yumva ibintu bije gutya agahita avuga agahanura. kandi agahanura atabizi ko ari abadayimoni bamurimo. akahanura byasohora bitasohora, ibyo ntibimureba, yahanuye. ariko hari ikintu nawe akwiriye kureba. ubwo buhanuzi uhanura wataha ugasambana, urumva buba buvuye ku Mana? uwo mwuka w'Imana wakwinjiyemo ntagusohoremo inzangano, ntagusohoremo amoko, ntagukureho ubutindi, ubwesikoro, ubwambuzi, ubugome, amahane, umujinya, kwirema ibice, kugambana, kunegurana n'ibindi bintu byose ugira. uwo mwuka ni umwuka w'Imana.
ko tuzi ko uwacu yavuze ngo uwo mwuka w'ukuri naza azatsinda abantu abemeza iby'ibyaha byabo, abahesha agakiza, arimbure kamere. Donc uwo mwuka uvuga ko ari uw'Imana wageze muri wowe yakumariye iki? Niyo mpamvu udafite icyo kwireguza. Ariko kuko ugera imbere y'abantu wabwiriza ukabona biremeye, kuko ugera imbere y'abantu wahanura ukabona biremeye, kuko ufite audience nini, kuko abantu wahamagaye b'inama z'imbagwa Satani yakoherereje abashungerezi ugira ngo nabayoboke bo kuyoborwa mu nzira ijya mu ijuru, kubera akazi ko ni wowe nyama yabazi, arangije kuzanira abashungerezi. Abo bashungerezi mwirwa musengana bakuzanira ibya 10 n'amaturo, abo bashungerezi Satani yakuzitirishije kugira ngo udasobanukirwa agakina ari kugukina ukabivamo. Nagira ngo nkubwire ngo nanone uyu munsi wa mwapotre wa muhanuziwe, wa muvuga butumwa, ukwiriye gutekereza kabiri ukavuga ngo aba bantu nabo turi kujyana mu ijuru cyangwa nabashungereza. Ni intumwa Satani yangotesheje ngo ntarenga aha. Tugiye gusoza. Satani biramworoheye gufata Bibiliya akayisoma, kuko yayisomeye Yesu bari mu butayu. Musomera Zaburi ya 91, amuga ati simbuka kuko handitswe ngo zagutegekera abamarayika baramire ibirenge byawe udakubita ibirenge kwibuye. None se nukubera iki yayimusomeye? Abakozi ba Satani babasha gusoma Bibiliya, babasha kuvuga amaraso ya Yesu, babasha kuvuga mu izina rya Yesu, babasha gukora ibitangaza mu izina rya Yesu, ariko ibyo bababwira n'ubundi butumwa ndetse si ubundi ahubwo ni ikindi. Ntabwo ari igitangaza. Tuza ngubwo se ngo Imana ngo yakwemera ngo abantu ngo nguzi ko ngo mu rusengero rwacu ngo harimo abantu 1000, ngubwo se Imana yakwemera abantu 1000 bose ngo harimo n'abadogiteri ngo n'abakomeye ngo bakayoba. Uko byari biri ku bwa Nowa niko bizamera no kugaruka ko mwana w'umuntu. Ku bwa Nowa Imana yitegereje isi yose ibonamo umukiranutsi umwe, nta badogiteri bari bahari. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuba, ukiranuka niwe mukiranutsi. Mana ishimwe cyane. Ndumva nezerewe kuko ngewe iyo ndi kuvuga ibi ngibi mba numva imbere y'Imana ko ijuru riri kumferesita, dohokewe, ndi kudohokerwa. Nabo yaba umwe babyumva cyangwa babi, ariko babiri imbere y'ubwami bw'Imana n'abantu bakomeye. Muririmbyi yaravuze ngo muze tubashake, nubwo ari aboroheje cyangwa bagayitse, n'abantu b'igiciro mu maso y'Imana. Amen. Bene data nimuzitwaze ngo ntitwababwiye. Mufite amaso murabona, mufite amatwi murumva. Nubwo bamwe mubyumvira mu bigari kubyumva mukabyumva ariko ntimubisobanukirwe. Ariko mukwiriye kujya gusenga mukongera mukabaza Imana, mukavuga ngo abantu turi kumwe n'abantu koko bohe ni intumwa za Kristo cyangwa ni intumwa za Satani zihimbiye. Nimba hari ahantu hazarimbukira abantu benshi, uzi ko abantu bazarimbukira mu nsengero ari bo benshi kuruta bazarimbukira hariya twita mu byaha. Yego. Waruzi neza ko kubwiriza umusambanyi n'umusinzi n'umurozi ari byo byoroshye kuruta kubwiriza umuntu warangije kujya mu idini, wahindutse inkubwe ebyiri. Nibyo byoroshye. Kuko Yesu yabwiye abafarisayo arababwira ati iyaba mwari impumyi basi biba bigize inzira namwe mukaza mugataka nk'iyi ngiyi nkabahumura, ariko kuko mwiyita ko mureba icyaha cyanyu gihoraho. Reka mbabwire bene da, wowe wiyita ko wabatijwe, wowe wiyita kuri profete, wowe wiyita ko wize teoloji, wowe wiyita ko washinze amadini, wowe wiyita umushumba, wowe wiyita umukristo ujya kwigaburo ryera, wowe ni wowe mubi. Kuko wiyita kuri umukristo icyaha cyawe gihoraho. Icyaha cyawe iyaba wemereraga Kristo kuri impumyi, ubu muguzeho umuti wo gusiga ku maso ugahumuka. Iyaba wemeraga kuri umunyantege nke, ubu musabye akaguha imbaraga. Yaba wemeraga kuri umutindi ndetse wambaye ubusa, ubu mubwiye akaguha ku izahabu y'agaciro, ukamugurayo umwambaro wera ukambara. Ariko kuko uzi ko hari icyo bagupfumbatije bakubwira ko ari ukuri kandi ari ikinyoma. Nka wacu yaravuze ati ubundi nujya kwihana uzahere kwihana idini. Umwanze kuba abakristo mubaba abadeperi
nanga kuba abakristo muba aba revelation, muba abamungu mwema, muba abadivantiste, muba aba kiliziya gatulika ngo ibyacu ni Mariya, ngo ni Bikira Mariya. Reka mbabwize ukuri bene data, dore turi kuvuza impanda, mugeze ku mugoroba burije, naho umuntu atakibasha gukora, nimutiyamburiye imirimo y'umwijima ngo mukizwe amadini mwagiyemo. Mubiruke, murarimbutse, kandi dore murarimbutse. Babuloni yigiye kurimbukana na beneyo bose, kandi uwo mukuru wa Babuloni ari Antikristo, aje kwica maraya uwo, narangije kumwicara mucuza muryarye n'inyama ze, niko Bibiliya itubwira. Babuloni uraguye. Bene data nshuti z'umusaraba, ntiwasubiza agatima impembero. Amakorari afite iniforume niyo atumiye, kuko baririmba cyane ari na benshi, nibo baguhumya amaso bakaba batumye ubugingo bwawe burindimuka ikuzimu. Ibyo bishashagirana by'izo nsengero zigerekeranye, imyaka n'amafaranga wabahaye umaze kuba, nibyo bitumye uhemukira umwami wawe wari umaze kumenya ukuri. Iri jambo sinzabura kuribabwira, mujye muhora muri soma, muritekereze, mwumve icyo rivuze. Abaheburayo 11:24, Mose amaze gukura abona ko adakwiriye gukomeza kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahitamo gusiga iby'ibwami. Haravuga ngo kumara igihe nezererewe mu byaha ntacyo bimaze, reka njye kubabazwanya n'ubwoko bw'iwabo. Bwoko bw'iwabo yabugiyemo bubabaye, bakubitwa, abagore bakamira amashereka muri sima, abagabo bakanyaramo bagaponda kugira ngo itafari riboneke. Farawo ari kuvuga ati mubongere ikiboko, ubwana bw'ubuhungu buvute bwose mu bwice, mu buhotore, niko Bibiliya ivuga. Mose areba uwo mubabaro bene wabo barimo, ahitamo kuva ibwami ajya kubabazwanya na bene wabo. Wowe wakomeje uri kureba ngo nese ngo izindi nshuti nazikurahe, ngo none se ngo nimpfa ninde uzanshyingura, wese ngo ninde uzasezera, wese ngo ninde uzambatiza. Niba kubatiza umubatizo wo kugikuzimu bikumariye iki? Nibyo byo Imana yakujyanye kwa Farawo. Hari umuntu watubwiye ngo nese ngo kuri ratorero ngo nkizwa ariho Imana yanjyanye. Nyine umukobwa wa Farawo yagombaga kugukura mu rufunzo, akakujyana kwa Farawo, ukahakurira kugira ngo umenye ibyo kwa Farawo, kugira ngo nuhaguruka uvuye kwa Farawo, Imana igutumye kujya kuzana ishyanga ryayo Farawo yakoroneje, uzamenye inzira unyuramo. Nicyo cyatumye Imana ikujyana kwa Farawo. Ntabwo ari uko kwa Farawo ari ahantu heza ho gukurira no gusazira. Ntabwo Imana yakujyanye kwa Farawo ngo hashaka amasaziro. Imana yakujyanye kwa Farawo ngo wige ibyo kwa Farawo n'inzira zawo, nuko baba nigutumayo uzamenye inzira unyuramo, ugenda uzana abo Farawo yafatishije umugozi we w'uburetwa. Birwa babumba amatafari, baruhiyeyo, uburetwa barushye, bagowe, kandi ni bene wanyu urababona. Uracecetse, urajunjamye, warabyihoreye. Kwese ngo Imana ngo siyo ngo yanzanye hano ngo ubwo nyine ngo irabireba ibiki? Hari ijwi ry'Imana mwigeze mwumva ryagiye rigasanga Mose, cyangwa hari umuhanuzi mwigeze musoma Imana yigeze ituma ngo imutume kuri Mose mubwire ngo Mose vaho ngaho kwa Farawo? Mose we kubera gukura yiyumvishemo. Urumva uri mu biki? Hari ibintu ugomba kwiyumva mukabikora, mwuka w'Imana akagushigikira. Iyo Mose ajya kuba umwami wo muri Egiputa, akaba Farawo, Kanani, isezerano rya Kanani ryari kuba riburijwemo. Iyo nta Kanani nta mukiza, ubwo na Kristo aba yaraburijwemo. Ubu nanjye simba ndaha. Satani yaragutagetinze, birasaba ubwenge bwo mu rwego rwo hejuru kwiyumvamo, kwiyemeza kujya kubabazwanya n'ubwoko buto, umukumbi mutoya b'Imana yaronse. Turi ku rugamba rukomeye, turanzwe, turi gutukwa, twahinduwe ibicibwa, tunyazwe byose, ariko ntabwo ducitse intege, turakomeye kuko waduhamagaye n'uwo kwizerwa. Niyo mpamvu tubiba mu gitondo n'umugoroba, turi gukora nk'abacika iyi si tudasezeye. Bandi baryohewe n'ibishashagirana byo kwa ubu murarimbutse mufite masengesho mu Rwanda, ubabwira ubutumwa bwiza,
ubabwira wemera gufata risike zo kwangwa namwe mwese, ariko akababwira ubutumwa bw'ubwami. Si nguyu Robert, si ngabari abana b'Imana hirya no hino mubitaye hose ko muri mu bicupuri byo mu nsengero. Reka nkubwire cyo baravuze ngo iyo umuntu avuze uwamuroza abagiye gukira. Kubera uburozi bukibarimo ntimwatinyuka na gato kubumbura akanwa kabo. Ibyo baba batamitse bibabujije kuvuga, kandi koko ngo ntawe uvugana injya mu kanwa. Ubuze kuvuga ngo nuko baguhaye ubudiyakoni, ko baguhaye ubwarimu ngo uri pasiteri, ngo ni wowe uyobora korari. Ibyo nibyo ibyo bikugumishe kwa Farawo, bitumye uguma kwa Farawo, ukaba ugiye kurimbuka ukagambanira ubwoko bw'iwanyu. Waramenya amakuru yazo. Herega Mose yagumayo yari kubagambaniye ubwoko bw'iwanyu. Ntabwo ari wowe wenyine uri kwigambanira, ugambaniye n'ubwoko bw'iwanyu, ko niwe Imana yashakaga gukoresha. Wiyibwira ngo ikoresha abandi, ni wowe itoranije. Va muri uwo mwijima mwene data, mukizabe hamwe nawe. Byari ku bwami we niko bizamera. Bamaraya bafata abantu baraboka, bashyira mu bintu by'ibidini mugira ngo mugeze muri Kristo. Ndabizi ko wabaye inkubwe ebyiri, biragoye kukubwira ko udakijijwe. Byo mwishingikiriza n'ibiboze, muze mwegere Yesu. Ntabwo mwamenye imyaka mwagombaga kubaho ahantu uko yarangiye. Bisirayeli ntibagomba kurenza imyaka 430 muri Egiputa. Ubundi yagombaga kuba 430 yari y'uburangare bwa. None ntabwo mwamenye amakuru ko mutaburana gakondo ngo dutahe, ko mutiyambura imyambaro kwa Farawo, mwiyambura inshingano zabo, mwiyambura ibintu byabo byose, mubireke muze twigire mu ijuru. Ntabwo muri kubibona akagambane kari hanze. Ngo icyuzi ni ukwirwa, byarahindutse, rwose byarahindutse. Kera twabagaho guke, kera rwose. Hanyuma cyababwira ngo ni ikirondwe cy'indondogozi cyumiye ku ruhu. Inka yarariwe cyane. Imbaraga z'Imana zibe kubizera. Muve mu mwijima mubi, muhunga umujinya uzatera. Mugaruke mu rugo rw'Imana. Twabakwereye umukwe ari we Yesu Kristo, kandi abandi mubihanganiraho gato. Abandi murabihanganira, n'abababeshya bakabacupurika murabihanganira. Ariko twe tubabwira ko dufite umucunguzi, ari umwami wacu Yesu Kristo, wamennye amaraso y'igiciro kugira ngo abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro. Kuko bigira nk'abicisha bugufi, ngo bigira nk'abicisha bugufi, ngo bakigira nk'ababwiriza ijambo ry'Imana. Yewe na Satani uwo waramubonye ari gusomera Yesu ijambo, ati haleluya, nyamara handitswe nguki. Aba yaragize ngo nimpuhwe amufitiye, ariko nta mpuhwe zikirura. Izo mpuhwe n'izabihehe. Mwese ngo uko bankize, utekereza ko icyo bakubonyemo bakugira umukuru w'abadiyakoni se, ngo bangize ngo yose ko ndi mwarimu. Icyo bakubonyemo bakugira mwarimu nicyo bari barabonye Mose bica abandi bana bakajya kumurerera ibwabo. Yesu ugira ngo ni urukundo. Ubundi mutekereza ntabwo ari imbabazi. Umukobwa wa Farawo atabonaga ko nyina ari umuheburayo. Ntabwo ari uko atabibonaga. Akigapfundura ngo yabonye ari akana k'abaheburayo. Ariko kuko ijisho ry'umukobwa wa Farawo ryari ryarawumutse, yavuze akangaka ntabwo kariho umwuka w'urupfu, ninkica nikarabyemera. Reka nkicishe kukagira kacu, nkicisha ibiryo no kukareresha no kukigisha inyigisho z'iwacu. Ubundi kazahinduke Farawo kaduhagararire, kabone uko kica bene wa. Ntabwo ari imbabazi bakugiriye. Mose amaze gukura, yiyumva atahura ubwo bucakura n'uburiganya bwose, ahita yiyambura ibyo byubahiro by'iwabo
kwa Farawo, ahita ajya kubabazwanya n'ubwoko bw'iwabo. Imana iramubwira ngo utekereje neza, imuhitamo, imubonekera mu gihuru cyaka umuriro. Impamvu mutigeze muhishurirwa nuko nta bintu mujya mwiyumvamo ngo mufate umwanzuro w'abagabo, muhora babagaburira ku kayiko gusa, ubugambo bw'ubuhehe bwo gukirigita intama z'imbagwa. Nimurebe ukuntu mumeze, murebe imyaka mukijijwe. Umuntu ukijijwe imyaka 30 aba akimeze gutyo. Wowe umuntu usenze Imana imyaka 10 aba akimeze nka gutyo. Abadayimoni bakimusuzugura, nta byanditswe byeruzi, ugenda urindagira urota ibintu by'abazimu, imyuka mibi irabishe, ngo mwe muba mwagiye gutanga ibya cumi n'amaturo, mwicara imbere y'abantu basesekamo imyuka mibi ireba abo bazimu murwaye. Mu itorero ry'Imana barwara abazimu, bibaho. Umuntu agukozaho ikiganza, imyuka mibi ikagusakurizamo, urari kuzima, abarozi barakujengereje, bagutwaza igitugu uko biboneye. Aho imyaka yose usenze n'ibyo watanze byose bakubeshya ngo wabyandikishije mu ijuru. Imana yabitagira imbabazi, ibyo wakoze byose byaba byaranditswe mu ijuru, byo ntikubabarira. Kabukirwara abadayimoni ukoraza umuntu yapfuye, Petero akamuzura ashingiye ku mirimo. Wowe abadayimoni bagusuzugura gutya, ibyo bintu waba warabikoze biri kuri konti y'Imana. Wowe nkurikiye, wenda birashoboka ko umugabo wawe adatekereza. Ni iki cyabaye kuba wava mu rugo mutwaye imodoka muri bazima, mukigera imbere ya mami, mukigera imbere ya dadi, agihuha muri mikorofone, ugahita ugwirirana? Ni iki cyabaye? Ese koko Yesu abo yazuraga bazaga ari bazima cyangwa batahaga ari bazima? None se Yesu yarafite umwuka uhagurutsa. Niki cyabaye? Ati haguruka mu izina ryawe. Niki cyabaye kuba uri umuyobozi wa korari, uri umuririmbyi, ujya imbere utanga ibitambo by'uko muri amahoro, ariko ukabukirwaye abadayimoni? Niki cyabaye? Ikibazo gikomeye. Yesu yahagurutsaga abantu, avuga ngo ikirema haguruka wikorere uburiri bwawe witahire, ariko bo barabahuha bakikubita. Niki cyabaye kuba muri abantu 500 muteranira ahantu hamwe, mukamara imyaka 10 nta wundi muntu wahabwa impano y'Imana yo kuvuga ubutumwa bwiza? Nta muntu wahabwa impano yo guhanura. Hari umuntu umwe gusa ngo wemerewe kuvuga ibya Yesu. Niki cyabaye? Niki cyababayeho gituma umuntu Yesu avugisha ari umuntu umwe? Ari umuntu umwe, ari ushinzwe kubabwira gusa. Kandi ijambo rivuga ngo muri iyo minsi abasore n'abakobwa banyu bazahanura, abasaza bazerekwa. None nibiki byabaye? Niki cyababayeho? Munsubize. Ndabizi neza ko mutatwihanganiraho gato. Ko mubihanganira? Boko mubihanganira bakabaka ibitambo, babaka ibya 10 bikennye umumaro, babizi neza ko muri kugikuzimu nabo bagera inyuma y'iteraniro bakabyiga. Uwacu yavuze ngo imbibi zonyine badafite ubushobozi bwo kugeraho. Barabwiriza nibyo, barahanura nibyo, barerekwa nibyo, baranavuga na Yesu nibyo, ariko icyo badafite ubushobozi no kubageza mu rurembo Siyoni. Reka tunasose nta gatanga ka mbere na kamwe tibishobora. Urwandiko rw'agatanga ka mbere rundi umuntu abonera ku musaraba tibashobora gutuma murubona. Nushatse kurubona bamenye ko ufite n'icyo gitekerezo, ufite ide yo kujya gushaka agatanga ka mbere, bagukubitira kure bakirukana bakakuzimya, utarebye neza no wanabizira. Ariko ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bibe ku buzima bwanyu. Asenga Imana iguha umugisha. Amen. Buriya iyo umwuka wera ari guhumeka ndabyumva, genda umuntu ufite ugutwi kumwuka. Imana iguha umugisha ko wemeye kuba igikoresho cy'Imana. Amen. Ariko uyu munsi wowe udukurikiye uhitemo kuba i Babuloni cyangwa se kujya i Yerusalemu, muve ku bagore baryamiye abana babo. Imana iguha umugisha. Amen.